Imana yavuganye nawe, mu gihe wumviye Imana ntago Satani yakuraho icyo Imana yagize ute yavuganye nawe. Mbibutse yuko nta kintu na kimwe kibaho, nta kintu na kimwe kibaho gikuraho umugambi w'Imana. Nta mbunda irasa umugambi w'Imana, nta murozi urasa umugambi w'Imana. Abantu umugisha wawe cyangwa baguteranya n'abandi, ariko umugambi w'Imana kuri wowe ntago uzayo. Birashoboka ko ubabaye, ariko icyo Imana yavuganye nawe bingana n'Imana. Icyo Imana ivuze kingana n'icyo Imana ikoze. Iyo Imana ikubwiye kubaho bingana no kubaho. Iyo Imana ikubwiye gukomera, haleluya, iyo Imana ikubwiye gukomera bingana no gukomera. Iyo Imana ikubwiye kuzagera kure bingana no kuzagera kure. Ibyo Imana yavuganye nawe, niba Imana yaravuganye nawe, ujye ugenda urambye, usenge, ube mu mugambi w'Imana neza. Ntabwo ibi byose bijya bikuraho icyo Imana yagize ute yavuze. Bibiliya ivuze iki? Yavuga ngo Aburahamu Imana imusohoreza isezerano maze imyaka 100 ategereje isezerano ry'Imana. Mvugana n'abantu badukurikiranye kuri iyi ni Bohorwa Official TV. Turabasuhuje bene data na bashiki bacu bari hirya no hino ku isi mudukurikira kuri channel Bohorwa Official TV. Tubahaye ikaze rero kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Ngewe ubakiriye nk'ibisanzwe ni Muhozi Variante. Iyi ni channel mumenyereye musangaho ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nahandi wabisanga usibye kuri iyi channel. Kandi ikintu tubasaba, mujye mwibuka gukora subscribe, mukore share, mukore na like, kugira ngo mujye mubona ibintu bishyashya tuzajya dushyira kuri iyi channel. Rero nk'ibisanzwe dusanzwe tubazanira abavuga butumwa, abatanga buhamya. Imbere yacu dufite umuvuga butumwa mwamenyereye ku macana atandukanye. Ntago ngiye kumuvuga amazina, ari butangire yivuga kuko abenshi muramuzi. Tugiye kumwakira muri studio rero yivuge, namara kwivuga ubundi asenge atwinjije mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana Samu, tuguhaye karibu muri Bohorwa Official TV. Bene data baragutegereje kugira ngo bagezeho icyo Imana yashyize mu mutima wawe. Abashuje mwebwe abadukurikirana hirya no hino, abari ku mugabane w'Ibirayi, muri iki gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amazina ni yayandi, nitwa Maniraguha Samuel, nsengera muri ADPR, ndi umugabo. Ndashimira Imana abantu myo mu ijambo ryayo. Reka dusenge, nitumara gusenga hanyuma tubagezeho icyo Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Imana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuri mwiza. Dushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Dusengeye umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, ari abakangutse cyangwa ari abagiye kuryama, n'abarimo bataha mu buryo butaha, bose turabasengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zaboneke. Ijambo ryawe rigire ubutware ndetse n'ubushobozi, kandi imbaraga z'Imana zikomeye zigaragare kubera bose. Urakoze, kugize neza, mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Tangiriro. Twasoma igice cya 22, twasoma umurongo w'9. Aravuze ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru, avuga ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Avuga ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Kadusome rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorino. Twasoma igice cya mbere umurongo w'10. Igice cya mbere umurongo w'10,
igice cya mbere umurongo w'icumi, abakorino ba kabiri cyangwa urwandiko rwa kabiri rw'abakorino igice cya mbere umurongo w'icumi, aravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rungana rutyo, none iracyakomeje kuturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana y'amahoro ishimwe. Imana yabantumyeho mu ijambo ryayo rivuga ngo wikigirira nabi, kuko Imana ifite ubundi buryo kandi Imana ifite gahunda yo kwishakira ikindi gitambo. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ubona nta nzira, umaze igihe kirekire ureba hirya no hino ukabona nta nzira zihari, ariko reka nkubwire iri jambo rivuga yuko Imana ifite gahunda ikomeye cyane yo kwishakira igitambo ku buzima bwawe, ikongera ikakugarukaho mu bundi buryo bugize ute budasanzwe. Hari igihe umuntu yishakishiriza mu nzira zitandukanye, agashakisha mu buzima bwe, agashakisha hirya no hino akanapfundikanya, ariko ibintu ntibishoboke ntibikunde. Ariko turashimira Imana ishoboye byose ko ari Imana igishobora ibyo abantu bagize ute badashoboye. Wowe udukurikiye kuri Bohoka TV, Imana yakuntumyeho aho waba uri hose, ijambo rivuga ngo wikigirira nabi, kuko Imana ije kwishakira iki igitambo. Cyaba ari igitambo ku buzima bwawe, ibyo wabonaga Satani yatwaye birashoboka, ibyo Satani yakunyaze birashoboka, ariko kandi ihanganira aho ngaho, aho wari ubabariye, aho ngo wari ufitiye ikibazo, niho Imana ije kwigaragariza, hanyuma kandi ikishakira igitambo. Iri jambo dusomye rigaruka kuri Aburahamu. Aburahamu niwe Imana yahamagaye mukuye muri uriya bakarudaye, ntari buze kugarukaho cyane. Hanyuma yumvira ijwi ry'Imana, amaze kumvira ijwi ry'Imana, ariko ngo hava hari ibintu Imana imubwiye ngo va muri icyo gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Ubundi hari ahantu utabonera umugisha, hari ahantu utabonera amaboko y'Imana, hari ahantu utabonera ubutabazi bw'Imana. Bisaba kugira ubuzima uvamo ukimuka ukajya aho Imana yemeye kugira ute ugera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu icyambere yumvira Imana. Nimba hari ikintu gikomeye kibaho, ni ijambo ryitwa kumvira Imana. Iyo umuntu yumvira Imana aba ameze nk'ufite ubuzima bwose, bwaba ubuzima bw'umwuka cyangwa ubuzima bw'umubiri. Imana Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu, Imana iramubwira ati va ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imubwira ibintu bikomeye. Mwitangira igice cya 12 iravuga ngo nzaguha umugisha, icya kabiri nzogeza izina ryawe, icya gatatu uzaba umugisha, icya kane iravuga ngo uzakuvuma ntuzamuvume, ngewe Uwiteka nzamwivumira. Imana ishimwe. Hari abantu bajya bavumana cyangwa bagasenga nabi, ariko mu gihe uri mu mugambi w'Imana, wumviye icyo Imana ikubwiye, nta mivumo n'imwe yakufata. Ko nabo bakoresha ibyo bakoresha byose, bagahena bagahenura icyo Imana yavuganye nawe. Mu gihe wumviye Imana, ntago Satani yakora icyo Imana yagize ute yavuganye nawe. Mbibutse yuko nta kintu na kimwe kibaho, nta kintu na kimwe kibaho gikuraho umugambi w'Imana. Nta mbunda irasa umugambi w'Imana, nta murozi urasa umugambi w'Imana. Abantu umugisha wawe cyangwa baguteranya n'abandi, ariko umugambi w'Imana kuri wowe ntago uzayo. Birashoboka kubabaye, ariko icyo Imana yavuganye nawe bingana n'Imana. Icyo Imana ivuze kingana n'icyo Imana ikoze. Iyo Imana ikubwiye kubaho bingana no kubaho. Iyo Imana ikubwiye gukomera, haleluya, iyo Imana ikubwiye gukomera bingana no gukomera. Iyo Imana ikubwiye kuzagera kure bingana no kuzagera kure. Ibyo Imana yavuganye nawe, niba Imana yaravuganye nawe, ujye ugenda urambye usenge, ube mu mugambi w'Imana neza. Ntabwo ibi byose bijya bikuraho icyo Imana yagize ute yavuze. Bibiliya ivuze iki? Iravuga ngo Aburahamu Imana imusoreza isezerano maze imyaka 100 ategereje isezerano ry'Imana. Mvugana n'abantu badukurikira, hari igihe Imana ivugana nawe ukagira ngo biraza mu gitondo,
hejuru umuhanuzi ahanura akajya mu mwuka mwinshi cyane, akavuga ati ibintu avuze birahita bibaho, ariko kandi reka nkubwire byatinda byatebuka hahirwa uwizera ko ibyo yavuganye n'umwami Imana ko bizagira ute, bizasohora. Amagambo abantu bavuga ashobora guhera, ibyo abantu bagusezanya bijya birangira, ariko icyo Imana yavuganye nawe, Imana ikurikirana ijambo ryayo ibihe ibihumbi kugira ngo igire ute, irisohoze. Haleluya, haleluya. Imana ikurikirana ijambo ryayo ibihe ibihumbi kugira ngo igire ute, ibisohoze. Ubuhanuzi Imana yakuntumyeho ni ubuhanuzi buvuga ngo wikigirira nabi. Imana yishakiye igitambo ku buzima bwawe, wikiyahura wishakira ubuzima aho butari, wijya gukora ibyaha kugira ngo buke, gukora ibyaha kugira ngo uramuke, kuko Imana ifise gahunda yo kongera kwishakira igitambo ku buzima bwawe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuze iki? Hirya y'iyo myaka myinshi cyane Imana ivuganye na Aburahamu, sinzi imyaka umaze Imana yarakubwiye ubukwe, sinzi imyaka umaze Imana yarakubwiye akazi, sinzi imyaka umaze Imana yarakubwiye kuzabyara abakobwa n'abahungu, sinzi imyaka umaze Imana yarakubwiye ko uzajya mu ijuru, sinzi imyaka umaze Imana yarakubwiye ko umugabo wawe azakizwa, ukabona ubuzima ntibuhinduka. Ariko ijambo nkuzaniye ubuhanuzi bwa 2025 ni ubuhanuzi uvuga ko Imana ije kwishakira iki, igitambo ku bana bawe, ku rugo rwawe, mu kazi ukora, muri famiye, aho ugenda ukabona bitari bishoboka. Imana ije kwishakira igitambo. Manurira uyu mugabo umaze igihe kirekire afite intambara zikomeye zo mu kazi, ku buryo yari ari ku murongo wo kwirukanwa mu kazi. Ibyo ngibyo akaba yabizi, ibimenyetso byarabaye, baranamubwiye ngo ushobora gutaha. Imana ishimwe ko ibyanze, ikaba yishakiye igitambo ku buzima bwawe. Ni ijambo ry'ubuhanuzi mishaje y'umwaka 2025, ni ijambo rivuga ko Imana ije kwishakira igitambo ku buzima bwawe. Enetara bone shando, Imana ije kwishakira igitambo ku buzima bwawe. Wari ufite abana bahora badwaye, kwibaza ugafata imvugo y'Imana ku bana bawe, wabihuza n'ubuzima abana babayemo ukabona bidahura. Ariko reka nguhumurize wowe, Imana ishoboye byose, Imana yaremye ijuru n'isi, haleluya, ije kwishakira igitambo ku buzima bwawe. Bibiliya ivuze iki? Aburahamu yumvira Imana, ajyaho Imana mutegetse kugira ute, kugera. Biravuga ngo ashyira amatambiko ku ndogobe, agenda atabwiye umugore we Sara. Kuko hari ibintu ushaka kubwira umugore mugashwana, kwa muntu abonye umwana imyaka 100 irangiye, kwavuga ngo Imana iravuze ngo jya kumuntambira. Urumva ibyo byapfa gushoboka? Ntago umugore yapfa kubyemera. Aburahamu yagiye yizeye mu ijambo rikomeye ko Imana iribuze gukora ibintu bigize ute, bikomeye. Bibiliya iravuga ngo rero Aburahamu yumvira Imana icyambere, aragenda agera ku musozi w'Imana. Imana yamutumyeho. Abahanga benshi ba theology bashushanyije urugendo rwa Aburahamu n'urwa Eliya, nk'uko yagenze urugendo rw'umunsi umwe, kandi ari urugendo ari kugenda iminsi 3, beko bitewe n'uburyo yumvaga amajwi ya Yezebeli, ahagenda umunsi umwe kandi ari kuhagenda iminsi 3. Aburahamu yahagenze iminsi 3, ngo ku munsi wa gatatu agera munsi w'umusozi witwa Moriya. Bitewe n'umwanya dufite nta busobanuro bwinshi mbivuga, wenda tuzagaruka. Ngageze munsi uwo musozi, ngo umwana arangije ngo areba papa we, ngamureba mu maso, avuga ati papa, ko mbona turi kujya ku musozi w'Uwiteka, kandi nkambona nta muntu ujya ku musozi w'Uwiteka, nabonye wafashe inkwi, wafashe umushyo, kandi bigaragara ko ugiye gutambira Uwiteka igitambo, ko mbona inkwi n'umushyo, ubundi igitambo kiravahe? Aburahamu abwira umwana w'Isaka, avuga ati humura, Uwiteka arishakira iki, igitambo.
iri jambo humura n'ijambo witinya rigaruka inshuro nyinshi cyane muri Bibiliya, kuva ku ya mbere y'ukwa mbere Imana ikubwira ngo witinya. Uyu mwaka wa 2025 hari ijambo Imana itangije ku buzima bwawe rikubwira ngo witinya, witinya abarozi, witinya intambara urimo guhana nabyo, witinya igihe kirekire umaze iminsi uri mu bukode. Hari abantu Imana mbonye ikura mu bukode kandi ibi bintu bigize ute birihuse. Hanyuma Aburahamu ngo ahageze ayo magambo barayavugana, avuga ati Uwiteka arishakiye igitambo, ngewe ndimo numva hari abantu b'uburyo butandukanye. Haleluya! Imana ije kwishakiramo ibitambo. Hari abantu bendaga guterezwa cyamunara, ariko Imana ije kwishakira ibitambo. Hari abantu bafite ibintu by'ibidene bibazaga n'uburyo bazabyishyura, ariko Imana ihimbazwe. Haleluya! Ko ari Imana ije kwishakira iki igitambo. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Aburahamu azamuka umusozi, amaze kuzamuka umusozi ngo agera ahantu Imana amubwiye kugira ute kugera. Abahanga benshi ba Bibiliya baravuze ngo Aburahamu iyo ajya ku yindi misozi Imana itamubwiye, ntabwo Isaka yari kugaruka, ariko kubera yuko yumviye Imana, haleluya, akajya ahantu Imana yamubwiye. Iyo ugiye mu mwanya Imana igushakamo, Imana igenda yigwatiriza. Dawidi yavuze ijambo muri Zaburi rivuga ngo wigwatirize uvuge ko uzagira umugaragu wawe neza. Haleluya! Imana ijya yigwatiriza igakora iby'imbaraga. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ngo ageze ngo atunganya igicaniro, amaze kugitunganya, ikintu cya mbere afata inkwi, amaze gufata inkwi ngo aboha umwana w'Isaka, amuboha amaguru n'amaboko. Ngo amaze kumuboha, hanyuma ngo afata wa mushyo, ngo amaze kuwufata ngo agiye gusogota neza byarangiye. Hari abantu bumvaga ko ibyo byari birangiye, ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru. Imana ihimbazwe. Haleluya! Ngo yumva ijwi rivugiye mu ijuru ravuga ati Aburahamu, Aburahamu, Aburahamu. Haleluya! Imana iguhamagare mu izina ryawe uyu munsi wa none, muri uyu mwaka. Imana yongere ikuvugeho, Imana yongere ikuvuge mu izina, Imana yongere gusezeranya amasezerano, Imana yongere kubake, yubaka ubugingo bwawe, yubaka umubiri wawe. Enitarabone shando erebene siredarayi enetaya shando abone. Ndabona hari abantu Imana igiye kongera kuvugaho, bari bageze ku murongo, bageze muri feruje, bahagaze mu murongo witwa ntibishoboka. Ariko turashimira Imana ko ibavuzaho amagambo y'ubuzima avuga ko utagomba kwigirira nabi. Imana igiye kwishakira igitambo. Muko wikigirira nabi, mama wikigirira nabi, musore wikigirira nabi, mugabo wikigirira nabi, munyamasengesho wikigirira nabi, wewe wari warakijijwe ukagwa wikigirira nabi, kuko Imana ifite gahunda yo kongera kwishakira iki igitambo. Abanyumva duhe Imana icyubahiro. Imana igiye kongera kwishakira iki igitambo. Imana ihimbazwe ko icyo yanditse ku buzima bwawe, inyandiko Imana yanditse nta muntu uzayisiba. Ntago abarozi bazayisiba, ntago bakwanga bazayisiba, ntago Satani azayisiba, ntago ubukene urimo buzasiba inyandiko y'Imana. Inyandiko Imana yanditse inyandiko yo kurama, inyandiko Imana yakwanditseho nta muntu uzayisiba. Inyandiko yo kurama, inyandiko yo gutera imbere, inyandiko y'ubugingo, inyandiko yo kuzabona Imana, inyandiko yo kugendana n'Imana, inyandiko yo gutunga. Kuko nimba hari ikintu gikomeye, hari abantu bitiranya ibijyanye n'agakiza, kuko agakiza kadukiza ibintu bitatu. Icya mbere kadukiza ibyaha, icya gatatu kadukiza karande, icya gatatu kaduha iki ubukire. Haleluya! Abamwe bakizera izina rye, yaba ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Aburahamu Imana ababwira ngo wikigirira nabi. Ngo Aburahamu abona intama ifashwe mu biti, ngo aragenda arayifata. Kandi ugereranyije Aburahamu ajya guhaguruka, ntabwo harazi uko iyo ntama ihari. Bivuge ngo hari abantu bari babonaga bagiye gukorwa n'isoni, ariko Imana irabyanze. Imana yanze ko wakogwa n'iki n'isoni. Ngo Aburahamu arangije ngo abona iyo ntama, ngo ayitambaho igitambo mu cyimbo cy'iki cy'umuhungu wiwe. Imana yishakira iki igitambo. Natekereje iri jambo rikomeye rivuga ngo hari umurongo wabonaga ugiye guseberaho, ariko Imana yanze kusebera aho hantu. Satani yamaze guca umurongo
uwanditseho guseba, ariko Imana igize ute? Irabyanze. Imana yashakira igitambo, kandi iriya ntama ishushanya yuko yawushanyaka Kristo uzagira ute? Uzabambwa, uzamanikwa ku giti, kugira ngo natwe tugire ute? Tubone ubugingo. Twashimira Yesu ko yagize ute? Yaje. Twe dusomye ijambo mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere 10, ni Paulo wandikiye itorero ry'i Korinto. Ntago ndi buze gusobanura byinshi kuri iryo torero, ariko kandi Imana ivuganye n'abanyetorero bo muri iki gihe, ivuganye n'Abanyarwanda, ivuganye n'Abanyamerika, ivuganye n'umuntu wese ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Bari mu gihe kibi gikomeye cyane, ariko Paulo abaganiriza byinshi bitandukanye, ababwira aho yabakuye, ko yabakuye mu rupfu akabashyira mu bugingo buhoraho, ko yabakuye mu kurimbuka akabazana mu buzima, ko yabakuye mu kuba mu ndaro na za karande akabazana mu buzima. Arabwira ati yakoze biriya byose, arabwira ngo yaturokora urupfu rukomeye rungana kuriya, na n'uyu munsi wa none iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Twashimira Imana ko hari ukurokoka kw'abantu, hari ukurokoka urupfu rw'iteka, hari no kurokoka mu buryo bw'ubuzima busanzwe, ukarokoka impanuka, ukarokoka karande, ukarokoka imbaraga zawe ziguhagurukiye, ukarokoka akagambane, ukarokoka ishyari ry'abademoni, ukarokoka Satani wakugwanyaga. Imana ivuganye n'iri jambo rivuga ngo iyakurokora urupfu rukomeye rungana kuriya, n'uyu munsi iracyageze ute? Iracyakurokora, kandi twiringiye ko izakomeza kugira ute? Kuturokora. Imana ibaha umugisha, Imana ikugire neza, ikurebe neza. Wumva ko wari ufite ubwoba, wumva ko wari wiganyiriye, ariko akira kurokokwa n'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ubuzima Imana ikuremeye. Satani yumvaga yuko agiye kwangiriza seve yawe, ariko Imana irabyanze, irabihakanye. Muri uku kurokogwa n'Imana, Imana imbwiye ko igize ute? Ibyanze. Wikigirira nabi, Imana ije kwishakira iki? Igitambo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Kadusenge Imana tubasengera nakagaruka, kandi Imana ibaha umugisha pe. Numvisha Imana ikoze ibintu bikomeye mw'ino jambo ryayo. Mbonye itabaramwe abantu, mbonye irindamwe abantu, nta ndimi nyinshi mvuze, ariko mbonye marayika w'Imana afata ukuboko abantu. Haleluya! Avuga ijambo rikomeye, arambwira ngo amaboko y'abantu yarakurekuye, ariko amaboko y'Imana agiye kugira ute? Kugufata. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mana tubagushimiye cyane kuri mwiza, tushimiye ko uri Imana ishoboye byose, tushimiye ko uri Imana ivuga bikaba. Tugushimiye kubwira ijambo ryawe. Wishakiye igitambo ku bagabo, wishakiye igitambo ku basore, wishakiye igitambo ku bakobwa, wishakiye igitambo ku gihugu cyacu, wishakiye igitambo ku bantu bari bagwaye, bari muri shashika, bona bari ku murongo wo gupfa, ariko ne prado tashandore kidebayi ene sifore gwa shandura bone. Twagushimiye ko wishakiye igitambo, kandi ko umanuye amabendera yo guseba, ukaba uzamuye ibendera ry'ubutsinzi ku bantu. Urakoze kugize neza kuri mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mujye munyanyarukira kuri channel yitwa Umuhamagaro TV Samu, mwumve icyo Imana ivugana namwe. Murakoze. Imana ibaha umugisha.